Twongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba, ni mwene NZEYIMANA Bahatishaban basuhuza. Uyu mwanya tugeze umugisha ukomeye kugira ngo twongere kuganira namwe ijambo ry'Imana muri gahunda tugira buri munsi yo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana tubashe kurisengeramo. Kuri ahandi rero bitambuka ku Umunezerowagakiza kuri YouTube cyangwa se kuri website. Nagira ngo rero dusenge maze twumve icyo Imana ivugana natwe. Data mu izina rya Yesu twongeye kugushimira kubw'ubuntu bwawe. Aya mahirwe uduhaye kugira ngo tuganire na bene data. Turigeze kwenga umwuka wera komeza ganze kandi tuyobore, komeza kutwita no kuturengera tugeze mu data mu izina rya Yesu. Amen. Bene data nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana riri ku mutima wanjye. Kandi rijyanye n'igihe turimo reka dusome muri Zaburi ya 11, dusome n'umurongo waho wa 3. Zaburi ya 11 umurongo wa 3 aravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ari mu ijuru, amaso yareba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi ariko umunyabyaha ntukunda urugomo, umutima we urabanga. Reka twongere dusome mu gitabo mu butumwa mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 nanone umurongo waho wa 19. Haranditswe ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo nshaka ko tuganiraho muri aka kanya riravuga ngo mu gihe imfatiro zishenywe zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Mu gihe imfatiro zishenywe zikaba zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Imana idufashe cyane. Imfatiro ni ibintu abantu batandukanye bubakaho. Hari igihe umuntu yubaka ku kazi, akubaka ku buzima, akubaka ku bantu runaka, ku bintu runaka bifatika byinshi, akaba ari byo agize ibyiringiro. Biriya kandi irambwira ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu ngo mu mutima wakimura Uwiteka, ngo akimika imbaraga ze, ngo umutima wake akayimura, ngo azamera nk'agati k'inkokoreka ukoko mu butayu, ngo ibyiza n'ibiza ntazigera bibona. Hari igihe abantu bubaka ku bintu bitandukanye. None Bibiliya tubwira ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Nawe bitekereza inshuti mwene data, ibihe turimo ni igihe isi yose yugarijwe n'iki cyorezo kigenda gihora kihinduranya buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Ubu wenda hageze ubwoko bwa Delta, ariko hari n'ubundi bwaje bwitwa Lambda bwabonetse muri Peru. Hanyuma nagira ngo ibintu byose byarahagaze, abacuruzi, ubucuruzi wapi, imirimo yo mu kazi, abikorera muri leta, ibintu byose imyaka 2 igiye gushira. Ubukungu bwifashe nabi, mu buzima busanzwe ibintu byinshi byarahagaze. Bapangaga ibintu bitandukanye, bapanga ubukwe, bapanga ibintu bitandukanye, byose ibintu bitameze neza. Ni igihe abantu benshi akenshi nagira ngo hari igihe wenda umuntu atekereza ko mu kibigeragezo aribwo abantu begera Imana, ariko naje gusanga no mu bigerageza abantu bajya kure. Hari igihe abantu bajya kure y'Imana. Ni igihe abantu bibaza ibintu bitandukanye, bizakemuka gute, mperuka iraje, bigenze ute? Abantu bagatangira kwicira izindi nzira, abantu bakava ku Mana benshi. Ariko se iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bacike intege, cyangwa ni igihe cyo kugira ngo twegere Imana? Bibiliya irambwira ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utamenye. Imana ishimwe cyane. Ese iki gihe ni igihe cyo kugira ngo turyame dusinzire? Iki ni igihe cyo gutaka no kuvuga inkuru zindi? Nuhe mumaro umukristo afite muri ibi bihe? Bibiliya tubwiye ngo mu gihe niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Hari ibintu bigera kuri 5 abantu bubakaho. Hari abantu bubaka ku bwiza, bakubaka ko wenda ari beza, ubuto burashukana, ariko wanditse imigani yavuze ngo bwitara ubuto burashukana kandi ubuto ni buravuna. Umuntu nyine kwera akiri muto aba yumva ibintu byose bimeze uko nguko, ariko hari igihe umubiri uhinduka, uburwayi bukaza, bikagenda ute, ibintu bikaba bibi. Hari igihe abantu bubaka ku cyubahiro kubera ko ari umuntu ufite ubuyobozi runaka n'izindi nshingano runaka n'ubutunzi yubashywe, ugasanga umuntu ntaca bugufi, ntabwo yegera Imana. Hanyuma hari n'abandi abantu bubaka ku butunzi kuko afite ubutunzi runaka, afite ibintu byinshi, inganda, afite amafaranga, afite ibintu resources zitandukanye. Mbega abandi bakubaka ku nshuti,
ariko ibyo byose byo bihinduka kuko uwanditse mu migani yaravuze ngo ubutunzi bwitera nk'amababa bukagenda bukaguruka. Wari ubufite ntamenye ko bwagiye. Icyubahiro abantu baraguhinduka kuko Bibiliya ivuga ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu. Nuko abantu bajye bahinduka. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka Uwiteka akamubera ibyiringiro. None Bibiliya irambwiye ngo niba izo mfatiro zose tuvuze n'izindi tutavuze zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Ese ni igihe cyo kuva ku Mana cyangwa ni igihe cyo kwegera Imana? Ni igihe cyo kuvuga amagambo menshi cyangwa ni igihe cyo guca akenge tukegera Imana? Muri imbere bavuga ngo muze mwigine twihererane musanga ahantu hatari abantu ngo Bibiliya barembeje n'usakura baruhisha ngo murajye mumbwira ibyo mwibwira ibyo muvuga n'ibyo mukora ngo mu mirimo yanyu munaniwe bibanuza imigambi yanyu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Nubwo bigaragara ko ibihe byahindutse, nubwo bigaragara ko hariho ibyorezo byinshi, ibintu byose byapfapfanye, ariko muri Timoteyo twabonye igisubizo. Muri Timoteyo twabonye igisubizo cyatubwiye ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Izo mfatiro zo tujya twubakaho z'ubuzima busanzwe, imiryango, abakomeye, amashuri, izo mfatiro tujye twubakaho mu buzima busanzwe zijya zigira gute? Zisenyuka zikarangira. Ariko urufatiro rukomeye ruzima, dore nguru ni Kristo. Rero ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana yacu ruracyahagaze. Izindi zasenyuka ariko rwo ntabwo rusenyuka, kuko yaravuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ngo nacyo azatwara itorero, kuko ryubatse ku rutare. Urufatiro ninde? Ni Kristo. Ngo rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidagize ute? Bidatunganye. Dore igisubizo. Nta handi ho kubaka. Mu gihe izindi fatiro zasenyutse, egera Imana. Mu gihe intambara zakubanye nyinshi wabuze aho werekeza, egera Imana. Nkwibutse ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ari mwiza kandi ukomeje. Nubwo ubona ko ibintu byose byanze byahagaze bicecetse, ariko ngufite inkuru nziza ko Uwiteka gukunda kandi itego kukugirira neza. Uyu munsi umwizere, n'ibyo ubona byanze yabikugarurira. Hari ubuhamya bw'abantu batandukanye bwinshi, kuko abantu benshi byaranze byanze ariko akegera Imana bigakunda. Fata igihe cyo gusenga ube imbere y'Imana. Fata igihe cyo gusenga ube imbere y'Imana. Kubakunda Imana ngo byose bifatanyiriza hamwe ko tuzanira ibyiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo nyamara kuri twebwe abakunda Imana ifatanyiriza hamwe ko tuzanira ibyiza. None muri icyo gihe imfatiro zose zasenyutse twavugaga, nta handi Uwiteka niho wenyine. Umuririmbyi yaravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga ngo yakomejwe n'amaraso y'umwana w'intama Yesu Kristo. Ubwo isi izavaho ijuru rikavaho, ngo yizera azabona amasezerano. Abantu barahinduka ariko Kristo ntagahinduka, Imana ntihinduka. Uyizere, uyikomezeho, irakubera ubuhungiro, irakubera ubwugamo muri ibe bikomeye, iza gutangutsa n'ibiri imbere, kuko Bibiliya irambwira ngo abakiranutsi bazabishwaho no kwizera. Ngo nyamara umutima we nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Reka rero dukomeze kugira ibyiringiro akanya ubaka kuri Kristo. Nubwo ubona ifatiro zindi zasenyutse, ubona byanze, ukabona ahantu uri hose byanze, izere Kristo kandi uve mu byaha, uve mu bidatunganye kuko ijambo ry'Imana rikubwira. Wigeho utagize ikindi kintu yibangikanye nacyo, izakugirira neza. Reka dufatanye gusenga. Iba ari short message yo kugira ngo usengeremo kandi uyizereremo. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ku bw'ubuntu bwawe. Mwami, ijambo riratubwira ngo niba ifatiro zisenga umukiranutsi yakora iki? Ese yaganya yagira ute? Ariko igisubizo turakibonye ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Uwiteka rero dushoboza abantu bacitse intege basubiye inyuma bakagendera mu byaha. Uwiteka bababarire kandi wongere ugire ikintu ukora gikomeye, ubashyire ikimenyetso cyiza. Utwiteho muri ibi bihe tugendane nawe. Urakoze kutwitaho ukadukomeza. Mu izina rya Yesu twizeye kubikora. Amen. Murakoze. Imana ibamugisha. Ushobora gukora subscribe utarayikora, ukajya ukurikirana ibi biganiro kandi ukabisangiza n'abandi. Yesu abamugisha.